udupfuruma mu masakoshi n'amahembe arambwiye ngo namajyane yari afite ariko amajyane yagendana ateka mu nzira se amajyane udupfurumba turi mu tumvirope n'udusashe n'utuki twose twari amajyane ko byari ibintu byinshi yari afite mu isakoshi ubu nagukoreye ibintu bingana iki kugitamba yampereze nyine nyajyane mu nzu se ngo njyana amata y'abana ashaka kuyabogora hano hasi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kiza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubona umunsi kundi reka nizera ko mumeze neza mwese aho muri arabari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu ndabashimira mwese kunama n'ibitekerezo mugenda mwandika muri comment ndetse n'abandi mugenda mufasha abo tugenda dusaba ufasha mukabafasha nukuri turabashimira cyane aho mukuye Imana igihasubiza rero mwese mukurikirana ibiganiro byacu nukuri mukomeze mu bikurikirane haraciye higiye kinini tutabonana ariko Imana yarabikoze ndagaruka uyu munsi twasuye Shani yagira ngo murabyibuka ko ubushize muramukazi we Rachel yari yamusuye asaba imbabazi kandi yaciye bugufi mu buryo ngiye uko nabibonaga wenda namwe mufite ko mwabibonye nabonaga ari imbabazi za nyazo zifashe kuko Rachel ni umuntu udashobotse niko nabivuga ariko Shani yamwimye imbabazi kubw'impamvu ze nawe kandi zumvikana ku giti cye tutavuga ko nawe zitumvikana rero twamusuye kugira ngo tubashe kumubaza nimba koko na n'ubu nimba batarababarirana ese bizasaba iki kugira ngo atange imbabazi kuko buri muntu agusabye imbabazi abazi gusabye bikuye ku mutima nawe kandi ababangamiwe kandi ni nabyiza kugira ngo bane n'umuntu niba wicujije ubugira ngo nawe babarirwe Shani rero reka tumubaze nawe ku giti cye nimba yarabashije kuzitanga cyangwa se n'impamvu bikimugoye kugira ngo ababarire muri amukazi we cyane kandi n'umuntu bafitanye isano ritari na kure ahubwo bakwiye kubana hafi umusikundi Shani tuguhaye ikaze akazi asa neza ariko nyabo shabira urebeye nimba ukuri kwirirwa mu rugo muri iyi minsi urebeye ntazuba riri kukugeraho cyane no kuhirirwa bwore merewe utasugeze kuki ndawo ndashima Imana mfite amashimwe mw'iminsi menshi hano ntabwo asera iheruka mu rugo iwawe ntayiherutse ariko mu minsi yashize nyine nagize uburwayi ngira ngo ni nk'ubuterezanya ariko naje gusanga nyine ari uburwayi bwara abantu bose ni umubiri ni kumira urahinduka rero nta kindi kinzanye abantu bakomeje kuvuga bati se Shani yaje kubabarira muri amukazi we cyane ko none benshi barifuza ko nyine mubana neza kuko buriya kubana n'umuntu mufitanye amakimbirane nabyo bitera akantu ku mutima bigeze ibyo kubabarirana shake biragoye rero kubyimvisha mu mutwe wanjye biragoye kuva mu mfasha imbabazi ndamaye n'ibintu yankoreye uriya mugore yatangiye kuva namenyana nawe ngira ngo ntituravugana neza sinibaza rero ukuntu ubu ngubu byabimujemo kugira ngo ansabe imbabazi ndi kumva ntizeye kandi imbabazi zanyaza ahubwo agira ngo abone ukuntu none hano urwanya neza dusa nk'abumvikana ariko namenya kwizera bibakure hari igihe umuntu agukorera ikintu hari igihe umuntu agukorera ikintu ukageraho nyine nawe ukumva ko byakurenze ubwe yarivugiye ntazatuma ntuza buri gihe cyose ameze neza azahora njagaraza mu gihe ntarabaha abana ubwo se urumva ese abana baracyabakeneye kandi ubushize yarazanye na mukuru we bakanesha umutwe ngo ntago bagenda basiza abana ese abana musaza we yaracuze ntiyabyara abandi ndabizi se abafite bose niwe mwana niwe banabonye nabyaye nta bandi afite hanze kandi afite undi ese abana ni ibiki bari kuvuga afite undi n'umugore we wanesha umutwe urumva kiriya Rachel yarampamagaye njye naje kubera we arambwira ati nagira ngo mberekeze ko ngiye nijyanye nta kintu twavugana ndabizi ntiyanyakira ntiyanavugisha tuganirire nanjye ko numvaga ari ibintu wamugani bifatika ndavuga ni ntabwo nari kumuherekeza ari ibintu nk'ibyo byo kwiyunga nibwo tuje dusanga nawe wabaye ibamba nyine aragufatiranye kubera utaruzi ibyacu umva ntabyo nari nzi ariko ntabwo ko biri kose ngiramo kandi sigemo gake ntabwo uko biri kose nta muntu utababarirwa nta n'ikintu kitahebwe ntacyo umuntu yakora utababarira ahubwo wenda kereka niba ari icyizere gikeya umugirira cy'uko adashobora guhinduka
buriya rero nyine bitewe n'ukuntu twamenyanye tuziranye tubanyeho kugira nizere ko yahinduka akavuga ngo ngiye kumwaka imbabazi biragoye kubyumva nyine mu matwi yanjye byari nk'igitangaza shaya abagiye gupfa ariko yavuze ko musaza we ngari wamushukaga akamushuka ati kuko nawe ni mukuru ntabwo yagashukitse amushuka ate abantu bakuru barashukana ariko ngo ibintu byose ngo nyine yagenderaga mu kigare ngo nawe nyine ngamugira inama ngamubwira ariko ku mutima we nyine asigaye anasenga simbyumva aho yashira asenga akajya mu rusengero niwe yifatiye ajya mu cyumba niwe yifatiye ntabwo ibyo bintu nabyumva ni ukuri ni impamvu mwezi wambwira ngo uriya ni shitani yigendena yarankubise uriya mana uziko yagupfukamiye ariko umubwiriya cyakoze hari igihe nyine ubana n'abantu bakwihishemo ntabwo nari nzi ko nyine umugabo azagenda yagenda bakamfata kuriya ntabwo nabyibazaga nyine iyo uri ba bagore batazi kwihigira batazi kwirwanaho umeze ute abana baba barabatwaye kera baravuze ati nyine byaragucanze bazane bakancuka nkanemera bakambwira ati bazane uzaza wenda kubasura nkabyemera ariko nese uwa mbere naramureze uwa kabiri niwe wari kunanira uwa mbere we namureze ntari njyenyine ese uwo mugabo we aho yagiye ntazagaruka ndabizi njyewe ubu nari nzi ko byibura hari yanagarutse we byibura n'izo rwasera zarangiye ibyo matiku byashize niba ari n'amafaranga yagiye ntaraboneka shatse mbizi biriya mukivugana njyewe se twaba tuvugana iki ko najya nkamamagara yajyaga mbaza abana be ejo bundi narwaje umwana turi mu bitaro muhamagaye umwaka amafaranga aranyihorera kuva icyo gihe ntiyari yongera kunyita ntazi nimba twari twava mu bitaro ntazi nimba tukirimo ahubwo bahise abyumviraho ko nawe baramuroze nduzi ko ari ukuroga ntese umuntu avugana na mushiki we ntakuvugishe wamubwira iby'umwana by'amafaranga bikaba birarangiye kuvugana ubundi bakivugana amafaranga nyine biba birangiye nimba nyine yifuza ko abana mbamuha simbizi kandi ntibyakunda pe icyo cyo azanakibagirwa wa mugore se ngo wa undi wundi nawe nabonye muhora muserera we mukeba wanjye se mukeba wanjye w'ubusinzi bye ntabwo namenya utuntu ntabwo aheruka kunesha umutwe buriya afite utuntu yahugiyemo imana nibahuze rwose bagira utwo bahugiramo bagumiyo kubera ko hari igihe umuntu aba yibereye mu buzima butoroshye ukongeraho n'ibindi bibazo by'abantu gusa hari igihe banesheje umutwe no gukora birahagarara neza na base ninjya mu kazi ndasanga abana babatwaye nyine ibintu birancanga mburepfo mburaruguru buriya ni ikintu cyanyobeye impamvu njye nakomeje mvuganira Rachel yasabye imbabazi za nyazo Rachel buriya najyaga amusura mu gihe cyashize ari mu rugo yari isasu pe nawe hari nabimubwira yari isasu Rachel atukana Rachel arwana afata umugabo akaniga Rachel afata umugabo akaniga afata umugore atukana umugabo we mbese nabo byarangiye ataye urugo aragenda noneho natunguye no kubona Rachel aciye bugufi azanye amata y'abana none yarapfuka ndavuga ni mana nubwo waba utagira impuhwe wababarira njye bitewe n'ukuntu muzi ari umunyamahane niyo mpamvu nahise mvuganira sheho kwanze bamubabarire yaciye bugufi umutima arashaka kwiyeza wamugani shaya cyatse nimba agiye gupfa wenda akaba ajyaye hano apfe neza se bw'umuntu ajya gupfa akabimenya nese kugira ngo muzongere kuba buriya wenda ntabwo kano kanya nturamwizera kandi ufite n'impamvu ariko se buriya umuntu wo muri famille cyangwa umuntu wo mu muryango burasi byiza kujyana nyine inzigo ikibazo nyine ku buryo kizatwara igihe kinini ntabwo ari byo buriya musaza waramusaje buriya yanazisabye nabi buriya yayijijisha akitwaza mukecuru kuko mukecuru ndamwubaha ubwo nari kubyumva kuba yaraje wenyine ariko kuriya yaje wenyine yari yakishe cyane no kuvuga ngo mukecuru nayo kuzimuha kubera mukecuru ariko ku mutima bitandimo ko mukecuru ndamwubaye cyane ikibazo nari ndi kuvuga kugirana ikibazo n'umuntu muzahura nk'ubu musaza waramusaje byanze bikunze mwahura muri batatu mwaba murebana mutubwo ni kwa bwa buryari kandi nanjye wavuze ngo nta kintu uzamukenera uzigera umukeneraho gukenera abantu turakenera nawe mu mwaka n'igice ushize nta kintu mukeneraho
ko nta kintu na kimwe mukeneraho. N'igihe yandangiraga akazi yari ari gushaka amakuru y'aho ntuye ibintu byose kugira ngo amenye uko aziba abana. Ubwo rero kuvuga ngo hari ikintu nakongera kumukeneraho aka kanya biragoye, no kubyuma no kumva ko hari ikintu nzamukeneraho nyine ntabwo mbyiyumvisha. Nta na kimwe, mbese nta hantu muzongera guhurira. Ndi kumva ntawe nyine niduhura bibaye ngombwa ko se n'ubundi uriya mugabo tutazasubirana ngo mvuge ngo tuzahura mu birori by'iwabo. Aramutse aje afite ifaranga, afite igiceri, iyo faranga atohereje se ari kuripagasa ngo rirebe abana be yaba arizanye ubu ngubu. Abagabo hari igihe avuga ati nimuha amafaranga arashakamo undi mugabo. Iyo mitekerereze gusa nk'umuntu muzakomeza guhura cyangwa kubana wo muri famiye byibura ntabwo niyo byaba tugasubirana ubwo nyine we twabana buryarya biragoye nyine kumuha imbabazi. Cyahoze nimbyuka yagukoreye kibi cyane kurusha ibindi wumva kiri gutuma uvuga uti kumubara biragoye nk'igiki. Wenda ibyo yakoze byo ni byinshi ariko nk'ikintu wumva kigutinda uvuga uti nubwo yagera gute kano kanya nta mbabazi mfite. Ukuntu yanyibiye abana akanga no kubanyereka. Hari aho yarakwahagije, abanyibye arabajyana yanga byibura no kubanyereka ngambwira ati ni njye ubafite tuza ngaba agize ubasure. Kira cyari kinababaje cyari kinahangayikishije. Uzo umuntu guhekura ariko kabaho umuncike yarabyaye. Ajya nisi yonkaga wa muhungu. Yaronkaga yaronkaga ibiri yari itaruzura. Nicyo cyatumye anava ku ibere. Kiriya cyo ni ikintu gikomeye yakoze. Gusa nyine umutima urumva waragira ati nanjye umutima uhora uhagaze, ntabwo umutima wanjye utuje, mba numva ntameze neza muri njye kandi agira ati narakijijwe. Urumva rero nawe byibura nugera igihe ukumva umutima wawe ushaka. Nanjye mu mutima wanjye numva bindimo uzabishake numva bindimo numva ko ngomba kumubabarira. Ubwo nyine nzamubabarira. Nabashije rashire ndamubwira ni se kuje gusaba imbabazi k'abantu bakuzi ko abantu bakuzi kubizi amahano ugira amati kuvuga cyane nk'isafuriya none yaguha imbabazi nyuma bikazarangira wongeye kuba wawundi ukazana udutiku hagati yawe nawe ararahira. Ati ntabwo bibaho narakijijwe ndasenga shani ndashaka ko tubana neza ndabaye kuki imbere hose atabishoboye. Ubundi se ubu yabigereho cyose katavuye muri gereza ngazahita nsaba imbabazi avuye muri gereza mbwira ati narabibonye ko nakosheje. Ariko nawe ntabwo ujya witaba telefone ashatse no kugusaba imbabazi ntiyana. Ako se ubu ndanabibona akamamagara pe ariko ubu nabamwitaba sibyo. Umuntu nzi ibyo yankoreye inzu ukuntu yankubise n'amagambo yavugiye hano ubwo nabamwitaba ngo tuganire iki n'ubundi mba nzi ko ari amatika mamagariye. Ubwo rero kuva aya nambabare rwose mama anyihera amahoro nanjye nirumva ntuje mu mutima wanjye mvuga ni reka nzimuye nanjye nzamuhamagara nzimuye atiriwe naza hano nzamuhamagara kuri phone mbwira nti imbabazi wanyatse naziguhaye. Numvaga byoroshye ariko bya bintu birakomeye kurusha n'ibindi bintu biraremereye. We ntago wabyumva nyine kuko atari we byabayeho. Biranumvikana kuko yagukoreye byinshi bizingazana n'amahembe nubwo narindi. Azanye dupfuruma mu masakoshi n'amahembe. Arambwiye ngo ni amajyane yari afite. Ariko amajyane yagendana ateka mu nzira se. Amajyane udupfurumba turi mu tumvirope n'udusashe n'utuki twose twari amajyane ko byari ibintu byinshi yari afite mu isakoshi. Wenda tubyemere ko yaraje kukoraga kugira ngo nupfa bige atwara abana se kafite se n'ibintu nabi ukagira ngo umuntu wamuganira kibaza inyunga bifitemo wamuganira kana we yicuze nawe yagiye mu bintu by'amafuta n'ibyo byose nta nyungu yari afitemo. Abana sabe musaza si umugabo we murimo gupfa yikoreye uburoza bukuzaniye ngo upfe maze bigira abana bonyine nyine. Ariko abo bana uzi ko wagira ngo ni abahinde bari none se ntibafite abandi bana nta wundi mwana nuza afite buriya we ntabwo bamuzi se Ramarita yegora ko batajya gufata uri ntabwo bazi imana n'ibyo bashaka kubaterekera hamwe niba bashaka gushaka ubukire kugira ngo baterekere umwana banjye rero ntaho babonye. Na cyagiye ikintu cyabagezemo ko yaragifite wa mugabo iyo batwara urabona uriya mugabo yatabama ahubwo no kuzababona iyo batwara uriya mugabo adahari nta nubwo ari
byari sefi kari uko uriya mugabo nawe ashyira mu gaciro Rachel yari afite umugabo witonda nuko ari isasu yamukoreraga yafataga ijisho akajwigiriza nuko ari isasu pe yari ifite umugabo witonda w'umwana mwiza Rachel guhinduka ari kuvuga ndi gusaba Imana ngo bizaba ari byo bibaye atari uburyarya byaba ari byiza zibura yakubaka akaguma nk'akavuga ati ndubatse nanjye ngize umuryango mbayeho nk'abandi bagore n'abagabo bibaye atari uburyarya nyine nawe wazabibona kuri iyo umuntu akubeshya arakubeshya ukabibona ariko iyo umuntu akubwiza ukuri nawe urabera ukavuga ati uyu muntu ari kumbeye byonyine mu igihe kizashira atongeye kuzana amatiku byonyine bizakwereka ko yahindutse nagarura amatiku uzaba warazimwemeye ukuri oya reka tumusuzume natagaruka kuntesha umutwe izo mbabazi nzazimuha gusa icy'ingenzi ngiye mbona nibaguha amahoro wihigirira abana ubuzima hano i Kigali bwo kurera abana uri umwe si byoroshye ntibakure kubanza hano muri iki gihe n'ibintu byose byarahenze amazu yarahenze ibyo kurya byarazamutse naho ifu y'ubugari nayo yazamutse we utava hanze uzi ko ngo ni 800 minuka kuyigura ngo ari 800 kandi imbere twajya turira kuri 500 250 urumva rero ko ibintu bihinduka twe natwe guhindukana nabyo ahubwo twishakemo amahoro kugira ngo tujye turaba nako kabara kujya gushaka iyo mibereho isabune yaguraga desi iri kuri 100 nibwo urambwira ngo ibihe biri kudusika biteye ubwoba rero gusa komeza kwihangana igihe kizagera wenda wa mugani mubane neza nge ntegereje umunsi umwe nzaza hano iwawe narashira akicara tukicara tukanywa agafanta niba ari agafanta tukakarya niba ari akanyama tukagashikura none wamuhura umunsi uzaba byaba ari uko bisenyera singiye simbyizeye nta cyizere cyabyo mfite ntukajye uvuga gutya ni ukuri uriya mugore ahinduka bakatiye wishe umuntu nawe wapfundikiye bitewe n'igihe amazemo n'uburyo ari kwitwara mu kigo ngororamuco n'abagiye bakamubabarira reka tumusuzume turebe cyakora wenda amenye ko ari mu isuzumiro nawe yitware neza reka tumusuzume turebe abantu bagize mwakabanye neza kandi nanone uko nzagira nindamuka mvuga umusaza wenda anampamagaye nzabyumva ko babivuyemo cyangwa nyine reka ndindire ndebe nzabona ikimenyetso yaritewe ku muntu wumva amatiku y'abagore burana ubwo abamushiki wawe ugira ngo mushiki wawe yagushyira mu matiku wowe utabirimo cyabagushyiramo bameze nk'abanyamatiku ariko iyo ari gukora ikiganiro harayerukije ngo barambeshyera nk'ibiki n'ibiki hari n'ubundi mushiki yakaza akavuga ati niwe wabimbwiye ese bamubeshyera bavukana marayika igenda si mwene nyina ejo bundi nabonye agira ikiganiro ngubu ngo ndatashye ngo ngiye kureba murya ese waheze hera oya kuva muri kimwe ugera mu Rwanda harimo amezi angahe ni iminsi kuza uturutse nyine ko yakuna avuga ngo ndaje baye ndaje aracyari mu nzira ateze indege nta nubwo yaratageze mu Rwanda byaba ari igare uzi ko n'igare ryaba yarageze ino noneho hari umumama yaraje yigeze kubwira ngo yaguhaye barakoresheje ngo amafaranga ngo sibwo si igihe byiheze kuba amatiku ngo banyoreje amafaranga ngaho kugira ngo ntege ngeyo ngo ndayakunywa gikoreshereza ibyanjye ngo noneho we ngo agiye kwizira umama arambwira ati nyamara Marita yambwiye ko aje mu Rwanda ndavuga ni seje ko twavuganye kubyo kuza ntabyo twarigiye Marita ambwira ati bimeze bite twibyo bisa nta bindi byinshi tuvugana mama arambwira ati kandi yambwiye ko yaje ageze ngaho ndavuga ni wasanga nafite amakuru nari basitati nkabona yibereye muri Kenya ntegereza ko yaje aje nakubwira tukajyana anniversary y'abana nabonye mu postinga ngira ngo yaje reka sinzi ukuntu nabyeditinga akifatanya nabo ntumbaze sinzi ukuntu nabigenza kagira ngo bari kumwe ubwo rero Marita nawe hari Imana musange nawe imuhindure nk'uko mushiki wahindutse niba ko karibyo reka tubyifuze mushiki we yaravuze ngo ubwo ahindutse ngo musaza we nawe n'ikiganiro nawe azahinduka nawe yongera abo umugabo nyine yongera agume ku nshingano ze reka tubitega amaso n'icyo rero nashaka kumenya niba utaramabarira ariko nawe uca inkoni zamu ukomeze wihigemo akantu ku reka tube tumusuzuma nyine nimbona biri ngombwa nzamubabarira ariko nimbona bitari ngombwa nabwo nzamubabarira nawe azabigiramo uruhare azabigiramo nawe tuzarubona